twebwe tugatangira kumucira urubanza urikumva gute nahariya rero naho kugeza kuri umunota ngenzi ko Bijou n'umugore wa Lionel ari Lionel nta cyaravuga ngavuga ngo ngiye gutwara atandukanye ari Bijou nta cyaravuga avuga ngo ngiye natandukanye na Lionel c'est-à-dire kuri aka kanya Bijou n'umugore wa Lionel batandukanye ariko Lionel nimba tarashyize akadomo kuki twebwe dushaka gushyira akadomo turagashyiraho nka marene turagashyiraho nka pare turagashyiraho nkandi turi abantu iby'amaso aduha nibyo duhereza ubwo amaso yacu rero areba ibyo dushaka kureba hari filime ndi gukora kandi ndi kwishaka kwifataho imbaraga nyinshi cyane urumva ni filime ndi gukora yitwa Amena naho wanansanze impamvu byabanje no kugorana kugira ngo tuganire kuko ni filime dushaka kugira ngo dukore buri wese buri munyarwanda uwo ari we wese waba uri umukire waba uri umukene waba ukiri umwana ibyo tuzakora bizakugeraho kuryoshya kwanjye hari uko nicara arangashyiramo radio ngashyiramo umuziki nkicara hano nkawumva niko kuryoshya kwanjye ushobora kuba wowe uhorana ibyishimo ngiye ibyishimo byanjye bikaba biri guhatiriza ariko bihuye na reality y'ubuzima bwanjye 70%. Aho rero nawe uraza kugwa mu mutego gutuma nkubaza byinshi nicyo cyatuzanya hano ariko njyewe mpere ko icyo ngicyo usorejeho nta kintu kindyohera mu buzima ntacyo kuko ikindyohera mu buzima kenshi na kenshi kirangira kinyeretse ko cyari kiryoshye ariko ari ukumbeshya ndumva rero nta kintu kindyohera mu buzima nta kinanshimisha kuko ntago nari nishima sinjye ariko kubikubwira nose tuvuge ko kugeza ubu ngubu mu myaka yawe utagize ukundana tugize ugira igitsina gore mu mugirana relationship reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye hano ni kuri Iris TV mbashimira mwese muri mu bihugu bitandukanye by'isi mudukurikira abari mu Rwanda by'umwihariko mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali tukambuka hakurya tujya dukunda kwita ngo ni muri ntara ya gatandatu abari mu ntara ya gatandatu ubwo ni muri za diaspora zitandukanye muri Asia, Europe, muri Amerika n'ahandi henshi hatandukanye, Australia. Tubaha ikaze uyu munsi tujye kuganira n'umugabo udasanzwe muri sinema nyarwanda, muri industry nyarwanda. Turaza kuganira byinshi bitandukanye, kamanze mwakire runga. Meze neza. Kureba nkora ukumbuye abakunzi bawe kuri kamera. Oya mpora mbakumbuye kuko bara nibo ba boss. Nibo tutabafite ko nta kintu twakora. Kuba twari dukora ibintu byo tukinnye tukanabyirebera kuko bara nibo bareba bakadusupportinga bakatubitekerezo buri gihe nibo ba boss bangira mpora mbakumbuye buri gihe. Exact. Ntago byakunda baramutse badahari namwe of course ni mwaba muhari. Nta cyagenda. Yes, ni jado twishimiye mugiye kubana muri kino kiganiro mu buryo bwo kukiyobora ariko murasa kuganira na Irunga niryo zinazwiho cyane ariko amaze kumenyaho tuzina twinshi Tukowote n'ibindi pasteri ya pasteri yari bagiranye navuye mu idini undi Tukowote ndi rwego ndi menshi cyane projet uyu munsi zimwe amazina atangiye gutumbagira cyane abari kukumenyaho wenda bavuga nk'eshatu nk'enye za mbere cyangwa eshanu nizihe ni nyinshi hari yonge wavugaga nyine bamenya niyo ni Tukowote muri bamenye hari yitwa ntuza urugo rwanjye harimo nitwa rwego umugabo mwiza cyane ufite imico myiza cyane ndabizi abantu bari kugira bose bahise baseka ko bazi ko nta mico myiza agira filime nyinshi ugaragaramo ufite imico mibi byo mba mfite imico mibi ariko ni muri filime ntago ari byo mu buzima busanzwe kuko umuntu afite imico nk'iyo aba afite muri filime akaba ayifite no hanze mu mudugudu bamwirukana ko yaba ari umuntu udashobotse pe niyo mpamvu rero ubwo biraba ari umwambaro muri filime umuntu aba yambaye ariko yagera hanze akamera nk'uko Imana yamuremye. Reka mbabwire ko mu buzima busanzwe umwe mu bagabo babana neza iyo mico mibi rwose ntayo nkuzo kereka niba yaraje muri iyi minsi ubwo tutari duherukanye. Ntabwo ibintu utazamukanye mu bwana ntabwo wabyigukuze. Okay. Irunga rero amazina ye nyakuri na yahe? Ni
irungaronje irungaronje nyine ya okay. Hanyuma kugeza ubu ngubu cyane cyane turaza kugenda ku rugendo rwa filime cyane cyane kubera ko naho niyo industry ubarizwamo tureba ibintu byagiye bikugora kugeza ubu ngubu urwego ugezeho nawe wifuza kugera ese intumbero wari ufite urabona ariho byenda kugera ni muri iyo nzira mu by'ukuri ubwo watangiraga filime intumbero wari ufite uri kubona bigeze ku kiye kirejanisha wa okay ntangira filime intumbero nari mfite nubwo umuntu agendaga ahura nyine na birantega nyinshi intumbero nari mfite ndumva zimaze kugerwaho nka 46%. Ntago zari zagera muri mwatsi ziracyari 46%. Nibyo kuko kugifite urugendo ruracyari rurerure cyane kuko nkeka ko n'abari abanyamerika n'abari abanyaburayi hadutanze maze imyaka 500 magana ngahe bakora uyu mwuga nabo barakuvuga ko batari bagera aho bashaka kugera nuko muri mwuga wa sinema ni wa mwuga uhora ushaka ko buri gihe wiga buri gihe uhora uvumbura akantu gashyashya rero natwe hano mu mwuga wa sinema hano mu Rwanda hagize umuntu uza akavuga ngo intumbero ye ngo urumva ngo yarayigezeho ngo byibuze ngo 70% yababeshye uwo ngo azaze dukore deba nereka ukuntu ahubwo ataranagera no kuri 20%. Aka kanya mu by'ukuri iyo ubyitegereje icyerekezo cyangwa se wenda nawe umenye ejo hazaza he wenda n'ejo munsi n'ejo umuntu yatabika na gutya ariko iyo urebye nk'umyaka iri imbere wifuza kuganisha hehe urwego uriho okay iyo ndebye mu myaka iri imbere nkareba n'ukuntu isi iri kugenda numva ahantu ushaka kwiganisha sinavuga ngo ndashaka kwiganisha ku rwego international reka kwanza tubanze dufatisha hano mu Rwanda icyo ushaka kwiganishaho ni hehe nuko ngo byibuze mvuge nti inyuma yanjye hari pepiniere dufite noneho kandi n'aba bantu turi gukinira nabo nibura numve ko ibitekerezo byabo bari bafite ku mwuga wa sinema byahindutse kuko nk'ububwira nk'umuntu mu mugabo w'imyaka 55 kamuri uti nkurikije ukuntu tuganira nkurikije ukuntu witwara uyu mwuga wawe ujyamo kandi wakugira akamaro ngo wayanga usunga umuntu ungana gutya ngo wambona ndi imbere ya kamera ngo yavuga kandi arakenewe societe nyarwanda iramukeneye kugira ngo agire abantu yigisha ariko ukamubwira akavuga ngo hoya byibuze ngize imana abo bantu bagahinduka nkagira imana nabo babyeyi babona umwana wabo agiye muri uriya mwuga wa sinema bakavuga ngo yagiye kubikirara ngagiye nimba umwana wawe umuzi neza ko wamuhaye indero nziza ni gute yajya kubikirara hare kuko nimba agiye mu mwuga wa sinema ntago bivuze ko utakomeza kumuha uburere urakomeza umuburere nk'uko bisanzwe komeza umukurikirane cyane ariko noneho muhimwima ayo mahirwe ngagiye kubikirara muhaye marwa agenda agerageza nabona bidakunda akaruki nta kibazo. Ese ubundi kuki bavuga ko abagiye kubikirara ubona bituruka kuki? Impamvu aho bituruka nta hanze kandi wanabumva uyu mwuga wa sinema ni umwuga mushyashya muri societe nyarwanda mu muryango nyarwanda nuko ngo ikintu cyose gishyashya byanze bikunze kinjiye mu muco w'abantu batari basanzwe bagifite muri uwo muco byanze bikunze kigomba kubanza kugorana kurya abakibonye bahita bavuga ibi bintu ni by'abazungu wapi abana bacu bagiye kuraruka abana bacu bagiye kugira gute ariko noneho iyo batangiye kubona abana babo bari gukururamo amafaranga eje igipangu cyo bakakivugurura akabwira na muzatari ko muze kuki abandi bagenda bicaye we kuki utagenda wicaye nibwo batari ko si kwa mwana wanjye hantu harimo ikintu gifatika kuko noneho atangiye kubona inyungu zirimo atangiye kugira gute ni kimwe nuko nk'ubu natwe dufashe intore tukazifata tukavuga ati ni mugende Hong Kong cyangwa Singapore mujye kubigisha guhamiriza wareba induru zivugayo bavuga reka nta mugabo wambaye umushanana nta mugabo wagize gutya burasirira ibintu buri muri racumbuse bakusibira ibintu nibiki ariko nyuma bamara kubimenyera nibwo bahita bavuga ariko burya bya bintu reka tubyemere ikintu gishyashya byanze bikunze mu muryango runaka kiragorana tukikura kuri ibyo ngibyo kuri image cyangwa se ishusho society ifatamo filime hano mu Rwanda umaze imyaka myinshi muri sinema nagiye numva utuntu hanze hanze ngo muri sinema bamwo ubusambanyi muri sinema ubona nyine aba director benshi bafite ukuntu bitwikira imbaraga bafite ugasanga bari babana bashaka kwinjira muri sinema bari gubakorera ibyo bintu donc par experience wowe nk'uyimazemo igihe kinini warabibonye reka nkubwire ikintu hari umudage umwe w'umufilozofe yaravuze ngo nimba muteranya ahantu muri abantu 100
byanze bikunze wowe urimo muri abo bantu 100 hari umuntu umutima we wahagaze uri gutera nabi kubera wowe. Sinzi muri kumva icyo kintu bihuze rero nibyo nshaka kuguhuriza. Ni ukuvuga ngo uko byamera kose ahantu hateraniye abantu nk'abo muri sinema, ukuntu urabizi ukuntu tungana turi benshi, sibyo? Amplis 80% ni urubyiruko. Aho hantu kuba bahateraniye ayo magambo ntiyabura. Ikindi cya gatatu, aho hantu kuba bahari baturutse impande guteretana ntago byabura. Ntago bishobora kubura. No mu gisirikare guteretana bibamo, no mu gipolisi guteretana bibamo, urukumva, no mu mashuri guteretana bibamo. Ahubwo noneho turebe ese ibyo bintu iyo uwe murongo ku buryo babantu bakundana ariko hatajemo ubwo iyo ngeso y'ubusambanyi. Ubwo niyo nanjye nashaka kukubwira ko ari imitandukaniro. Niho nageze. Ndakubibona niho ngeze. Ugusambana no guteretana biraza kutuba bitandukanye. Yes, biratandukana. Habamo guteretana kuganisha ku gusambana. Habamo no guteretana kuganisha ku bucuti busanzwe. Kubana. Kubana, kugira gute ibintu, kugirana inama, ibintu byose. Turebe ngo noneho muri sinema uko guteretana kurimo kuganisha higanjemo ko hakoreshwa imbaraga z'ukuri umudirector cyangwa uri umuproducer wa filime, ukaba wazana umwana ukakeneye kwamamara no gukina filime, ukaba wamufatirana ukamushyira mu buriri. Aho ngo nshaka kuvuga kugusoraho ni hamwe cyane. Ni ukuvuga ngo wa mwana tumwita umwana ariko normal natwe iyo umuntu aje muri sinema turanzikana afite n'ibiki byose twabona ari umwana twanze kwakura uburenganzira ababyeyi. None dufatirwa rubyiruko ruhari. Araje aravuze ngo umudirector runaka yaranshutse. Ese tumvikane ku kintu kutari mutoya ni gute umudirector mu runaka yakubwiye ngo ngwino ufate script iwanjye mu nzu nawe ukemera ukajyayo. Si musaza ugiye kureba, si nyoko iso wanyu ugiye kureba, si sogokuru wawe ugiye kureba, uremeye urishoreye ugiyeyo. Ugezeyo utangiye kubona ko ibya script bidahari, ukomeje kwicara aho hantu. Ariko tutibagiwe yuko uwo ngo aba ari nka boss wawe. Tuvuge urabona no mu mategeko aho na ibyaro ari ingingo zigiye zirimo zijyanye n'ibyo bintu by'ubushukanyi. Ushanga wenda nk'umuntu nka deje w'ikigo kuba gutumira mu rugo umukeneye akazi ni ibintu kamemu byoroshye kuba wawe deje w'ikigo agutumiye mu rugo nawe uremeye uragiye. Ese biro yiba mu rugo? Ariko ntago icyo gihe niho hazamo nyine cyaha cy'ubushukanyi. Yes, nimba wowe wemeye kwemera ukajya mu rugo rwa deje, c'est-à-dire nawe uri umufatanya cyaha w'icyo cyaha ugiye gukorera aho ngaho. Ujyanwa n'amarangamutima y'akazi ukeneye. Noneho rero nimba rero uri umuntu wahawe indero ukaba uri serieze mu buzima busanzwe wiganzwa n'amarangamutima. Nimba kubwiye ati nsanga hano mu rugo, ariko irungane wirengagize ko ubuzima bugoye. Ubuzima ndabyemera ubuzima. Ntabwo amara imyaka 5 udafite akazi ngo ubone opportunity. No, ka kazi ugiye gushaka ko kazaza ufite ubuzima bubayeho nabi mu imbere muri wowe. Banzu tekereza aho ngaho. Ugiye uremeye ngiyeyo. Urabyemeye uravuga ngo ubushomeri tusa ngiye kubona akazi. Ka kazi uzagakora. Ariko hari ikintu kiri kukwirukankamo muri wowe. Ariko igihe usanga uwo mwana w'umukobwa ari kureba inyungu zo kuba afite akazi nizo kuba atagafite. Yes, ari kureba inyungu zo kuba afite akazi ariko nikoreye n'umwana. Bamuteye cyagiye ajya kwaka akazi yemeye kujya mu rugo. Bamuteye n'izindi ndwara. Ako kazi azakarambaho. Kukane na wa mu boss wa nabona utangiye utwite azatavuga ati no njyewe ntago nabivamo bugiye hazundi wa undi nawo naza nawo mukorere nk'ibyo ngibyo hazundi. Eske we mukobwa umvikane ku kintu banza kwanza mbere kwitabira ubwo butumire banza urebe kuri. Urakumva? No muri sinema tugaruka muri sinema twenda two gutandukira cyane. No muri sinema sibyo umukobwa mu director undi muntu aramubwiye ngo ngwino ngo tubiganirire mu rugo gute. Unawe uremeye uragiye gute, sibyo? Ndakwemera arashaka kugushyira muri iyo filime yawe. No, wowe ufite impano yawe kwanza, sibyo? Uri kumva kwifite, garagaza impano yawe abari kuzamura.
ukabona umudirector nawe ubwe ntarizamura ariko ngo arashaka kukuzamura. Ni nka muntu ujya kuraguza akajya kuraguza ku mupfumu uba munsi y'iteme. Ese wa mupfumu we yabanje agashaka uburyo yakwivana muri rya teme akajya kuragura muri etage. Ni ikibazo cyo mu mutwe. Ni ikibazo by the way, ndetse n'izo manuro ni ngombwa ziranakwiye ariko wemera ko bibamo. Ibyo ngibyo nabikwemereye. Nakubwiye ngo ari abantu hano kurunturuntu. Urwo runturuntu ni ikihe? Dusimbuze ikintu n'icyacu. Nimba hari urubyiruko rwinshi, abarubyiruko rumwe bafite imico itandukanye n'indi mico itandukanye, bagahura n'undi nawe wabaswe wenda n'iyo ngeso y'ubusambanyi, bagahuza bakabikora, biritirirwa sinema yose. Sibyo? Dufite inzego zishinzwe discipline, dushinzwe inzego runaka. Izo nzego nicyo kintu zashyiriweho. Nimba izo nzego zigiyeho ziba zifite impamvu zigiyeho. Nimba izo nzego rero ziba zirakora, turagerageza kabisa. Niyo tugiye gutangira gukina abakinnyi turabanza tukababwira ati please mwitware gutya mubigenze gutya, nagira umuntu ugushuka, inzego zirahari murege. Kubyumva murege benshi cyane barahari bagiye bafatwa bakasaba imbabazi cyangwa se bakajya gute, harimo n'abafunzwe, harimo n'abazafungwa kubera icyo kibazo. Nuko ngo ahantu hari abantu benshi byanze bikunze icyo kintu ntabwo cyabura, ariko noneho ingamba ziba zihari zo kugikumira. Okay. Yeah. Yes. Hanyuma irunga muri sinema nyarwanda cyangwa se kudatera imbere cyangwa ngo yaguke binini cyane nk'umuntu ufite experience nini muri industry, ubona izindi mbogamizi zirimo ari izihe? Iki biri guterwa n'iki? Ko mbona ko impamvu nyamukuru yabiteraga, ngiye guhera mbere. Impamvu nyamukuru yabiteraga nuko ni kwa kundi Abanyarwanda dufite akageso ko kugira gute ko kugiyo bigiye. Nimba habonetse telefone ikoze mu giti, ubwo bose ni telefone ikoze mu giti. Nta wundi ushaka kureba wenda ngo nede ko nakora telefone ikozwe mu mazi mu rugero. Sibyo? Nta wundi ushaka kubivumbura. Twese turirukanyira mu giti. Nanga no mu gasinema ro utangira hangaha abantu benshi bahise bawujyamo. Ntazi yo biva, ntazi yo bijya. Ntazi amaterima akoreshwamo, ntazi ngengiyemo kubera ko Jado yabigiyemo. Abo rero bari kugenda bavamo. Barimo barikuramo. Abo rero mu kwikuramo harimo kwinjira abandi bashyashya, noneho bo bavuye kubyiga, urukubibona, bazi system ibyo bintu bikorwamo, bazi n'uburyo iki kintu kigomba gukorwamo. Gukora uyu mwuga no gushora. Urukubibona, ntago ari urugambo, no, ni imishinga nk'indi yose, nk'uko uvuga ngo ngiye gukora alimentation, ngiye gukora supermarket runaka, ugakora umushinga wawe ukawohereza n'abantu bazi kwiga imishinga bakawukwigira. N'ubu ngubu bari kwinjiramo kuri aka kanya, niko bari kubigenza. Urukubona, n'abantu bavuye mu mashuri yabo bazi icyo bakora, bazi icyo bari gukora. Nicyo kiri kubaha aka kanya. Nkeka ko kuri aka kanya navuga ngo ahubwo mwitege iterambere rya sinema rizamutse nk'uko ubukungu bw'igihugu bwirukanka cyane, naryo niko rigiye kuzamuka kuko noneho abari birimo bari serious. N'abantu bavuga bati twebwe no ntagaruka bigenda gutya na gutya, babigenza gutya kugira ngo bashe kugira ngo filime yawe itere imbere, igira ahantu igera, promotion umuntu ayikorera ni ntago ari byandi byo kuvuga ngo nkunda gutanga urugero. Ari umugabo umwe ugeze gushinga restaurant, arangije baramwe se kuki utashyizeho izina, ati murashaka izina ye, aragenda asaka ikintu uzandika ngo restaurant inzari zabazana. Nubwo ngo rero ibyo byari bya mbere, ntabwo filime ari gukora ngo filime ngo bazayireba tu gutese. Bazayireba se ikintu kirimo de special kizatuma iyo filime bayireba competition amaze kuba high. Yes, nuko kuri aka kanya umuntu araza akabate bari gukora ibi, none ngiye gukora umwihariko wanjye. Kandi ko ujya kubona ukabona umuntu araje ntiwari umuzi, aragukomye azamuye ikintu cyo gahita ubuti siko ntajya burya sinjya ntekereza kucyura umuntu yananze gutekereza kira kintu, nawe ugahita utekereza ikintu ukavuga ati no nanjye ngiye gutekereza ikindi kintu abandi batari batekereza. Ukiri n'iryo terambere rero uyu munsi ni creativity kabisa. Kandi none iyo creativity turi kugenderaho uzareba ahantu izatugeza, n'ahantu kure cyane, kure pe, ku buryo abantu bari batuyoboye muri sinema bano batuzengurutse bazahita bajya down. Hanyuma kera bajya kubona abantu bakuru ku myaka yo hejuru 50 kuzamura cyangwa se 45 kuzamura batinya gukora sinema, kandi babikomejeho mu kanya gashize kugeza ubu ngubu ubona bigeze kuri rwego bamaze gutinyuka cyabera cyari kwa kundi.
no kuri ubu ngubu bamaze gutinyuka kuko nk'iyo twakira abantu abafana batubwira turabakunda ariko se nanjye biriya bintu nabyinjiramo gute ko numva mfite muri iyo mpano kiri secondaire twakinaga ibi nibi meme niyo ndi kuganira n'abantu ukumva arabikubwiye urumva nimba atinyutse kubikubwira nuko uramutse umuhaye uburyo yakwigaragaza kandi abantu benshi babimbwira n'abantu bakuze abantu bakuze 55 60 meme na 65 uramubona rwose hari umukecuru yigeze kungatari reka ngubwire wagicucuwe nibitse umukecuru kuri kono ati buriya ngewe n'ukuriye wa wigize kuriya atari ko ngiye turi guhangana ntago biriya wabinkora reka se urumva ko abatangiye kuryoherwa atangiye gufiringa ya muduma murimo urumva ko uwo muntu uramutse umuhaye amahirwe yagira ibintu akwereka ari imbere bari kugenda bafunguka babona ko bya bintu koko n'undi muntu wese yabikora ntago ari by'urubyiruko gusa ntago ari by'abakimaze ntago ari oya ni impano ziba zigomba kugaragara hari tugarutse muri timu bamenya ko tutakubonye mu bukwe bwa Ketchup kirya gihe ntabwo nari impari nari mfite ikiraka imusanze ariko muri timu narababwiye ndabwaye ntago mpari afite ikiraka imusanze yari filme igomba kujya muri festival kandi yari y'umuntu wo hanze kandi uzikuna abantu bo hanze bubahiriza igihe cyane warakuga ati ngewe naje nateganyije ko ngomba kumara icyumweru hano nimba ngomba kumara icyumweru aha ngaha ntago uri buze kumbwa ngo ugiye mu bukwe kandi ngewe uri kunyangiriza hari amasezerano twasinyanye ntabwo niko wabigenza mugenzi wawe muri bamenya mu minsi ishize ari we Bijou murakorana cyane akenshi mu bana hafi mumurize nk'abavandimwe nyine iyo muri team nka gutyo yavuzwe ikintu cyo kuba yarataye urugo byenaguricya biriya bintu byakiriye gute kuba yarakoze ubukwe mu mezi 2-3 ariko se mbere yo kuvuga ngo ngiye nabyakiriye gute nyirubwite we abo babyanditse yarabemere ko iki kintu cyabaye n'ubu nta kintu arabivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu gihe cyose nyirubwite ataragira icyo abivugaho burya biba bibabaje cyane kubona umuntu ateruye inkuru ngo bugiyemo hari iminsi 30 twebwe tugatangira kumucira urubanza urukumva gute nahariya rero naho kugeza kuri umunota ngenzi ko Bijou n'umugore wa Lionel ari Lionel nta cyaravuga bavuga ngo ngiye gutwaratandukanye ari Bijou nta cyaravuga avuga ngo ngiye natandukanye na Lionel c'est-à-dire que kuri aka kanya Bijou n'umugore wa Lionel mwe mu byandika sibyo mugatangira kurenera icyo yabivuze byagize gutya ngo byagize gutya ngo byagize gutya nese nago uzikorenera yabivuzeho yavuze ngo ki wenda ntago yemeje exactly ko batandukanye ariko Lionel nimba tarashyize akadomo kuki twebwe dushaka gushyira akadomo turagashyiraho nka marene turagashyiraho nka pare turagashyiraho nkandi turi abantu iby'amaso aduha nibyo duhereza ubwo amaso yacu rero areba ibyo dushaka kureba ahubwo dushobora kuba twebwe dufite ikibazo cyo gushaka ko mugenzi wacu asenya kuko twebwe turi gushyira akadomo ba nyir'ubwite batashyizeho nkande ubwo burenganzira twabuhawe nande bazabamo muri comment hanyuma ubwo bisera nakomoza kuri ibyo bintu bibiri ubukwe bwa Ketchup bya Bijou nuko nsiko byavuze cyane muri media ariko noneho wowe umaze iminsi tugaragara muri media umaze iminsi ntakubona mu event menshi atandukanye hano i Kigali nkuko abandi ba star benshi ubona bagenda bagaragara cyane mu event kuri social media baganira n'abafana n'iki ubundi wowe biri guterwa n'iki kutari kwigaragaza ubundi se inyungu yo kwigaragaza muri ibyo bintu ni iyihe agura umustar yes umustar ariko aba afite umurongo agenderaho turakumvikana umustar afite umurongo agendera wa undi wigaragaza muri buri kantu kose afite umurongo yahisemo wa undi utigaragaza muri bya bindi nawe afite umurongo yahisemo angora kubibona no kuvuga ngo hano muri buno buzima tubayeho kuri iyi si iyo utarabasha kumenya ngo umurongo nafashe n'uwuhe ubu gihuzagurika iyo utarabasha kwisobanukirwa ngo umenye icyerekezo ushaka yes no kuvuga ngo wowe ushobora kuba
ushobora kuba ukunda kuryoshya ushobora kuba ukunda kuryoshya njye nkaba ukunda kuryoshya ari ukuri mu bantu benshi cyane njye nkaba kuryoshya kwanjye hari uko nicara harangashyiramo radio ngashyiramo umuziki nkicara hano nkawumva niko kuryoshya kwanjye. Okay. Ushobora kuba wowe uhorana ibyishimo njye ibyishimo byanjye bikaba bari guhatiriza. Ushobora kuba waravutse wishimye njye nkaba ntarishima n'umunsi n'umwe. Rero icyo gihe nimba ntarishima n'umunsi n'umwe ntabwo uzambwira ngo nzajya muri ya event kugira ngo gutese kandi n'ubundi buvemo nta byishimo mbonye. None Irunga ibyo bintu uvuga bya bihuye na reality y'ubuzima bwawe? Uguye mu mutego sasa. Uguye mu mutego mwiza cyane. Ntago okay sinavuga ngo bihuye na reality y'ubuzima bwanjye wenda 100% ariko bihuye na reality y'ubuzima bwanjye 70%. Aho rero nawe uraza kugwa mu mutego gutuma nkubaza byinshi. Nicyo cyatuzanya hano ariko. Gusa kuko wihanganire ko hari ibyo ntari bugusubize. Okay. Kuba bigeze kuri 70% it means big ni ibintu binini bituma wenda nakuko dufite n'umwanya muto by the way mu kazi mbabarire nagufatanya uri mu kazi tubashakore igihe gito. Hari filime ndi gukora kandi ndi shaka kwifataho imbaraga nyinshi cyane. Urumva ni filime ndi gukora yitwa Amena. Urumva niyo naho wanansanze. Impamvu byabanje no kugorana kugira ngo tuganire kuko ni filime dushaka kugira ngo dukore buri wese buri munyarwanda uwo ari we wese waba uri umukire waba uri umukene waba ukiri umwana ibyo tuzakora bizakugeraho uzabibona kandi biri constructive cyane. Niyo mpamvu fata imbaraga nyinshi cyane ntibigutangaze nujya kubona ukabona uruhara rwatukuye ni project yaho turimo cyane. Bityo rero nkundira agace kanyuma ko gusoza kino kiganiro tukazane gatoya kubikwerekeho personally bitari cyane ya filime mbihuze n'icyo twari dukomojeho cyo kuvuga ngo ushaka usanga nta byishimo ngira ugasanga naho nakagwiye kujya gushakira ibyishimo sindi bibitahane. Ubundi Irunga mu byukuri ariko ndaza umbabarire wenda ugende nubwo yari byutasubiza birumvikana ariko byibuze ugerageze nka 80% tubazo twingenzi cyo kubaza kuri wowe ugiye kutunsubize. Reka aho ngamite nkugira ndeka tubicurike bite biba 20%. Turashize no. Okay tubanze dukure mu rujijo. Ubundi Irunga ni muntu kubitubijye nawe maranga mutima y'igishimo n'umuntu uteye ukunda kwishima shimishwa n'iki yababaye babazwe n'iki. Okay ibintu bimuryohera mu buzima ni iki? Jewe okay mpere ko icyo ngicyo sorejeho nta kintu kindyohera mu buzima ntacyo. Kuko ikindyohera mu buzima kenshi na kenshi kirangira kinyeretse ko cyari kiryoshye ariko ari ukumbeshya. Yes. Tumva rero nta kintu kindyohera mu buzima nta kinanshimisha kuko ntago nari nishima. Sinjye uri kubikubwira ku myaka ugize wenda ntari kubazo kwa n'ibanga sinzi wanayivuga kuko abantu benshi banabatira amatsiko y'iki komeza ibyo ari kumbaza iby'imyaka bireke twikomereza ibindi. Nta kintu kiragushimisha ntacyo ibyakubabaje se nibyo byinshi uko kubura ibyishimo cyane ko buryo ubuzima kuba dukwemera ko tunabaho tukinariho umuntu atajya kwa makuza ngo yiyahure nuko abakibona ko uburyo yanyifite mu buzima. Irunga nanjye kubaza nti igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe ni ikihe niba nta kintu kigushimisha kuko tubaye nta kintu dufite nanjye gutanga nk'urugero reka ndakumanze nkore nk'umwanya icyenda biziko nzi ko byibuze mbaye nk'umwaka umubyibuze nta kintu kinshimije nahita njya kwa makuza ino uko kwihangana uko kubishobora uko kubaho rwose nta kintu gikunejeje. Igisobanuro cy'ubuzima kuri ubundi ni iki? Ubundi igisobanuro cy'ubuzima ni deba ndende cyane ku buryo byatwara umwanya munini pe twanarambira n'abantu uri kutureba. Ariko noneho tugaruka ku kintu uvuga ngo ngubayeho ngo byibuze nk'ukwezi utishima ngo tujya kwa makuza none se ubwo nibwo waba wishimye? Ese ubuzima bwawe bumariye ikirunga ubuzima bwawe bumariye iki ndiho nta byishimo mbona abandi bishima mbona nyine abo bandi bari kwishima ubwo niyo misiyo yabo uri kubyumva
kuko ntabarongera rimwe nk'abaca imisigati. Nimba wowe uri kwishima niyo iyo bamwe bambuka abandi ngo naziba ziri kubarya. Icyo niyo realite yo muri buno buzima. Rero nimba wowe utari kwishima ubwo niyo mission yawe kuri iyi si, kandi menya kubana nabyo. Menya kubana nabyo. Wenda ntawamenya ku munsi wawe wo kuva muri buno buzima wenda uzishima. You never know. Yeah. Nta kintu n'iki kimwe cyangwa bibiri watanga mu rugero byagushimishije mu buzima bwawe. Byibikize ko iyo nisubiyeho inyuma nkareba nsanga iki kintu ngewe nshobora kuba naraketse iki kintu gishobora kunshimisha, narageze inyuma ngasanga ahubwo niho ndi kugana habi kurushaho, kandi narakurikiye kakaryoshye. Waduha byibuze turi kugendana ari kumbwira rwose ibiki mbona mvuga ni uyu muntu ahubwo ngewe ndi kubikiraho cyo kugira ngo agere ku cyo ari gushaka. Umunezero uri he? Wa mu rugero rumwe byibuze rw'ikintu nk'icyo icyo ngicyo watekereje ko cyari kiryoshye ugasanga urumva kigena wongeye kwinjira mu buzima bwanjye buri privé, kandi ndumva n'abafana batabishaka. Ntabyo bashaka, ntabwo babyishimira. Gusa icyo nzi cyo birabatangaje ndetse birabatunguye. Ubwo rero nyinshi muri filime ukina akenshi usanga zihura na personality yaho n'umwimerere cyangwa se ntabwo zihura na personality yanjye, kubera ko izo filime nzikina atari ngewe wihaye role. Sibyo? Ako ukunda gukina amarore usanga ndabyemera, nkunda gukina amarore akanezerewe akanganye. Ku buryo nanjye hari igihe bigira nkumva birakabije cyangwa nkumva birambabaje. Sibyo? Ariko niko nyine script iba yanditse. Urakumva? Niko script iba yanditse. Twebwe turi kuvuga mu buzima busanzwe bwacu. Sibyo? Jadoreka nkubwira ikintu. Ntiwibwire ko abantu bose mwa muri kugendana ubona bagaseka bakagira gute. Ugeze mu mutima wabo, wahita upfuka mukabwira Imana uti Mana wangiriye neza. Turi kumvikana? Wavuga ngo Mana wangiriye neza. Ugeze mu mutima wabo ukareba amahwa ajombyemo, wasanga ahubwo nawe hari mu ihwa ryawe wajombyemo kandi utabizi. None Irunga bajya bavuga ko kugira umukunzi, kugira umwana, kugira umudamu, gukora ubukwe, ibyo byose ni ibintu bishimisha muri societe cyangwa mu buzima tubamo. Iyo ugize umudamu ukabisanga umugore mu rugo, ni wowe ubitekerezaho iki kuri wowe? Icyo ntacyo ushobora kubitekerezaho, nta nicyo ushaka kubitekerezaho kuko umudamu ntawe mfite. Kuko buryo utekereza ikintu wigeze kubona. Nimba nk'ubu ngubu nakakubwira ngo Rubavu imeze gutya, ugahita uti Rubavu ni nziza cyane, nuko wahageze. None uzajya kuvuga ngo ni nziza cyane utarahagera? Nose tuvuge ko kugeza ubu ngubu mu myaka yawe utagize ukundana, tugize ugira igitsina gore mugirana relationship. Ubundi se gukundana ni itegeko? Oya, mu buzima bwa muntu ntabwo ari itegeko. Sasa nagushubije rero. Ndakubaza wowe ku giti cyawe. Ndi kukubaza wowe ku giti cyawe personally. Nimba utekereza cyane nkaba nkubaje ngese gukundana ni itegeko? Oya, si itegeko. Si itegeko. Nimba atari itegeko rero nanjye nta mpamvu yo gukora ikintu kitari itegeko. Ariko ni ngombwa? Ntabwo ari ngombwa. Oya, hari impamvu. Tugiye kuzamura deba umbabarira nutsindwa wemere kutsinzwe. Ndamutse nsinzwe wemere kutsinzwe. Ndamutse nsinzwe njyewe nashyiraho n'iki se? Ntashyiraho ikiguzi runaka cy'insinzwe yanjye. Kubera ko ari impamvu wavutse. Ubundi subwirwa n'iki ko navutse ku rukundo? Kwirunga. Ariko waravutse. Kuki se ntavutse kubw'impanuka? Nabyo bibaho. Sasa none se ubona bari abasubirirwa bagendana mu muhanda niyo bari mu mavewuti n'ibiki byose, wibwira ko bakunze kubera ko bavuganye joteme? Wapi? Sasa shaka harimo n'abavutse barafashwe ku ngufu, ba mama barafashwe ku ngufu. Ashobora kuba n'uwo mwana baramukuyemo inshuro zigeze muri 3 iyo nda, ariko akanga akagaruka kuri isi. Aho nciye bugufi kuko nzi ko ibyo bintu bibaho. Ari ingero nyinshi z'ibyo bintu, ntabwo dushaka kujya mu ngero. Okay. Noneho reka wenda navuze ni tugiye ndakubaza wewe personally. Irunga birashoboka ko tuzamwumva yakoze ubukwe? Birashoboka ko muzamwumva yakoze ubukwe, kimwe nuko bishoboka ko muzamwumva yavuye muri buno buzima atakoze ubukwe.
wowe noneho ni wowe regari ni wowe ndi kubaza icyerekezo cyawe uko niwe urakizi uko byagenda kose uvuga ati ushobora kuwuteganya ati abakunzi banjye mu bitegereze umunsi umwe bizabaho ndabitegura ko bizashoboka. Ibyo byashoboka kuko tumenya iminsi ishize n'ibyahise ariko kumenya iminsi ibiri imbere ko njye nshobora kubipanga nkavuga nibyo pe nshobora kuzakora ubwo bukwe ariko wenda ndi no kubutegura nkaza kubona ko umuntu rero ari gushipota niko navuga do arakina mu bintu bitari ngombwa akaba yegeyeyo kuko kuri iki gihe nako ni kuri njyewe aho kugira ngo uza kongera kirida zishinze mu mutima byibuze hagararira ku gituza utarashingamo kirida. The point bivuze ngo ibyo byose yaba kuko iyo uri umusitari urabizi irunga abantu bagukukira benshi ubona kwibazaho byinshi bitandukanye aba bibaza se irunga afite umwana afite umugore byibuze kabisa byibuze niba nta mugore uhari ndanabashimira niba nta mugore uhari byibuze hari umwana kuko bibaho ushobora kuba udafite umugore ufite umwana ku buryo ejo muri niba wanatabaruka nzavugana ariko irunga yatubwiye ikintu ubwo nimutegereze icyo gihe nintabaruka ese kuki mushaka kumureba natabaruka ubaye nk'abandi bambwira ngo wenga irunga ngo nukuri kose ngo twaguze amakara ngo none amakara ngo bayakuye ngo twanaguze na gaza ahubwo baza umuntu uribaza kuki mutegereje kuzamureba mu gihe cyo gushyingura kitabwo irunga ngende shaka kubyibuze uzamamagara umunsi ukambwira uti ngwino nkwereke umwana wanjye kuki ibyo ngibyo rero ni n'abafana bawe benshi barabyibaza nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nawe rega nawe umufana wanjye ndabyibaza igisubizo rero nari nkibukeneyemo kubera ko iyo ubona abasitari benshi bariya bagiye batabaruka abaruko twagatubwira umwana ni uwacu tuzamugumana tuzana ba jeporo bose urabizi bakomeze banaruhuka amahoro bavuga ati uyu ni umuntu twakundaga uyu mwana we tuzamuba hafi sinzamucaho ku nzira ibyo ngibyo ni byiza watumeneye ibanga umva nyine icyo gihe ntabwo ryaba rikiri ibanga ahubwo reka rikomeze ribe ibanga tuzareba ku munota igihe nikigera ntabwo navuga ngo ku munota wa nyuma nzi ko icyo gihe kitazagera wenda igihe nikigera muzamenya ukuri arahari cyangwa se ntawuhari. Okay, ibi ngibi rero mu by'ukuri nubwo dufite igihe gito y'abana tugiye kurangiza ikiganiro ariko azabona parti ya kabiri kuri iyi ngingo yo kuba umuntu ese birashoboka ko umuntu yabaho ubuzima bwe bwose cyangwa imyaka 40 cyangwa runaka nta byishimo arabona akagumya kwihanganira kuba muri ubwo buzima ese abafite icyizere cyo kuzabibona mu myaka yose yabayeho ntabyo afite iminsi iri imbere agikura he byinshi tuzabigaruka ariko by'umwihariko personally ku buzima bwayo cyane irunga birantunguye ariko nikiza ko n'abantu benshi bari badukurikiye byabatunguye ariko bibaho nta mpamvu yo kubatungura ko bibaho nta mpamvu yo kubatungura kuko nanjye ubwanjye ntago bintungura niyo mpamvu rero imba nanjye ubwanjye bitantungura nta mpamvu yuko nawe byagutuma cyangwa n'undi mufana y'umutungura urukumva ariko nyine nicyo nabwira n'abafana banjye nimba ubona ko wishimye bitekereza ko iruhande rwawe ashobora kuba ari undi muntu utishimye wenda utazanapfa yishimye n'umunsi n'umwe kandi utanabikeka ko icyo kintu yaba agifite muri we. Exactly. Irunga kadusoze twisegure ku bantu ko ntago igihe gidukundiye irunga ari mu kazi ariko byo ko byanyira kose twongera dufata umwanya tuganire ku byinshi ko ngiye nkwemera nk'umuzi kuganira kandi utanga inama nyinshi zitandukanye icyo cyo 100% ndacyemeranywa nawe ubwo rero tuzafata umwanya tuganire ku buryo buhagije dusoza wenda niki message wenda muri kano kanya waha abantu message naha abantu benshi bakomeza kumbaza ati ibintu uri kudutegurira hehe bimeze gute so ni filime nyinshi zari zisanzwe nyine zirakomeza nkamba nababwira ko iyo filime itwa Abamena cyane Abamena ndayibabwiza ukuri bayitege pe kandi barabizi ko ikintu ninjiyemo cyane kirazamuka kigomba kugenda neza hari n'indi projet ndi gukorana na team yavuye i Burundi n'abaproducer
producer y'u Burundi witwa Beri nawe yaraje tukorana indi projet nawe duhuriyeho hari yakoranye n'abatanzania donc izabe misa nkaho ifashe ku bihugu bitatu u Rwanda u Burundi na Tanzania nayo turi kuyisoza kandi nayo nzi ko ari projet projet nziza kabisa. Yes, tubashimire mwese mwadukurikiye. Ni Iris TV njye ni Jado tuyishime, twaganiraga na Ilunga Roger, ndetse tuzafata n'undi mwana twongeye tuganire. Ni mu bidusaba muri comments, ikiganiro kizaba kiri imbere byo kizakinaryoshye kurusha cy'uyu munsi. Chimire cameraman wadufashije Emiliye ku majwi n'amashusho. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.